ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana. Baragira ngo byari byoroshye ndikubona umuntu umugore waje akagusaga munsi y'imodoka ariho urara ati ubwo se ari wowe bambwiye ngo uri mu ngarani aturumva naza musekera jya tumera neza cyane. Ibintu byari uburyohe turishima koko. Barangije bambu pasiteri ariko nabishaka ni ukuri kwema ubu uri pasiteri. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Yesu reka nongere ngo ikaze muri kumwe na Nyacyo Rwanda rwanya rwakazamura igisho bya Rwanda bakasika mutono saa 7 mugoroba matara gake cyangwa sambi ubundi wicare kuri Manzi na Innocente wirebera ibyiza byinshi tuba twaguteguriye. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Kandi nanagusaba kujya twandikira muri comment nimba ari inyunganizi cyangwa se inama waduha ukaziduha. Nkwibutsa ko ahantu heza wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe hizewe nta handi jya kuri Google wandikamo waba .com. Ni website nziza yizewe kandi yoroshye kuba waguriraho cyangwa se wagurishirizaho ibyawe byose. Usanga ibikoresho bitandukanye, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho bya electronique, ibyo kurya by'amoko yose, imboga, imbuto, ikintu cyose wakifuza ushobora kukiguriraho cyangwa se ukaba wakigurishirizaho. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe iyo ndi muri aka kayira nta handi mba ndi kugana kwa Innocente. Ngiye kwa Innocente, ngiye kubasura. Mwabonye ko ubu ngubu tayari bamaze guhura, ibintu byabaye neza cyane, baratahanye mu rugo ngira ngo mwarabibonye ubushize. Uyu munsi rero ngiye kureba uburyo bameze, mbasure mbasuhuze, tunaganire mbabaza ubuzima bwaho bahuriye cyangwa se bongeye kubaho nk'umuryango, bambwira ukuntu bimeze, bambwira ikintu kiri kubashimisha cyane cyangwa se n'ikiri kubagora. Kandi nanabashimira cyane ku bitekerezo muri kugenda muduha ndetse n'uburyo muri kutuba hafi. Ni ibintu byo kubashimira cyane. Mukomeze mubane natwe, ntago ibintu birarangira, turakomeza kubakurikirana turebe se bagiye kubaho noneho nka famille yishimye, ese bagiye kubaho bate nyuma yuko bongeye guhura ibintu bikagenda neza cyane. Reka tuhagere wowe komeza ubane natwe cyane, reka tuhagere turebe ko bahari tubavugishe. Sawa urakoze. Yes, ndabona rero mpageze, reka ndebe ko hari tuganire nako bose bahari. Ndabona pisena namwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe abaha. Komera cyane. Tumeze neza mwebwe. Biragenda neza. Ahangaha bagusangwa ntabyo kwirirwa ngo ni kari ngo ni iki. Ndabona ugiye guteka ariko ko atinze se. Ubura gutekera umugabo noneho ubu ngubu uri gutekera kujya ntabwo bisaba ngo ubibonye usanga yala none se byifashe bite? Nanjye nari mbasuye ariko navutse bitaraza, niyo mpamvu utise wasanga biri byana baje no kubiteka aho. Akenshi ugeze ahantu ugasanga wenda basoje nko kurya bahita bakubwira ngo wavutse mu manone. Se ubungubu ko ugiye kuza muri iyi mirimo, ugiye kuza kwicara nga ubungubu urahishije. Hoya ndayingize ngo nkuremo two ku ruhande hasi ntago biratumbama neza. Nyama andi makuru y'iminsi se turakomeye. Urasa neza aho
shire wawaziye ndabona noneho nta bintu by'iminkanyari ku maso ndashima Imana nuko bajya bavuga ngo iyo umuntu ari mwiza aba akwiye ibyiza iteka. Amen. Cyane iyo umuntu ari mwiza aba akwiye ibyiza kuko nibyo biba bimubereye. Yego nawe rero wari ukwiye ibyiza kuko ntacyo utakoze. Nanjye rero navuze ati none se abantu gaherukana babajyanye ntabwo nabonye umwanya wo kujyana nabo mu rugo batereka none nze mbasure none umenye uburyo noneho mumeze ndebe vibe ziri ahangaha uko bisa kose ni nziza. Bimeze neza nubwo nyine usanze ndahari ntawe uhari yagiye mu masengesho. Numva se ko ibintu ahubwo biri kugenda biba byiza siriye pe siriye buri ibintu biri kugenda biba byiza kuko buriya nuvuga ngo gusenga ni byiza si byose cyane rwose gusenga ni byiza base yaje kubyumva gute kugira ngo ubuntu najye gusenga bigize urumva tukimara kugera ahangaha twarasengaga twajya kuryama tugasenga twabyuka tugasenga cyane cyane hari na groupe abamo y'amasengesho mbese uko iminsi igenda ishira badufasha agenda yongera agaruka muri mood yo kongera gukunda Imana yo kongera gufata Bibiliya. So rero mumbabarire ntabwo nahise mbona umwanya urabona haciye igihe ntabwo navuga ngo ni kinini cyane ariko nk'umuntu twari turi kumwe nagombaga kuba narisenza wenda kureba ukuntu bimeze. Mumbabarire rero natinzemo gake nagize akazi kenshi nagize gahunda nyinshi gusa nishimiye kuba njana Jarike se yagiye ari Jarike se uzi munsi ari kwa kabiri yagiye kwishuri babatari ntabwo mumbye we uzima mvuze ko mumbye se ibaze ndetse ko ndibo habasanga mwembi tukicara tukarya tukishima tugapindarika tugashima Imana tukabyina nyine tugashimira Imana urumva uhombye kuba ari njye n'uhasanze ntabwo mumbye ariko nabwo sinavuga ngo gahunda yanjye igezweho 100% kuko urumva hari ibibazo nababaza muri babiri ariko ubu nta n'ibyo ntakubaza urumwe ubwo ngize shitani nabazaga musubirizamo wapi ngize ntazi wenda none se yagiye ryari yagiye mu gitondo amatara yatangiye mu gitondo ajya atinda se byibaje biterwa na gahunda ariko ashobora kubanguka rero kubyo gusa byibuze ari bubanguke kuko agiye gusenga kandi nta zindi gahunda afite ku ruhande hangiye ntamubonye Imana byambabaza byatari ndetse kuko ndashaka kubona ukuntu muri kurebana nibyo ushaka cyane urabyo byihari kukumva ngo yagiye gusenga ari byiza n'ukuri aba ari byiza cyane nibyo gusenga ni byiza gusenga ni byiza buriya ni iby'umumaro ndetse ukwiye guteka nyine umugabo wasi kwimva neza pe ntacyo bitwaye ibipo bari mu rugo ndumva nari njyenyine mu rugo rurimo umugabo nubwo ubuzima butoroshye ariko bandi kumwe nawe n'Imana nizera ko bizagera bigakemuka byose bizakunda ni ibintu byo kwishimira cyane buriya kiriya cyari igikuba gikomeye cyane kandi wari umusozi wa danje wagombaga kurira sibyo ariko buriya Imana nyine yabonye sinajyaga mbikubwira nkubwira ngo buriya nta mvura idahita ariko tutagira iherezo buriya mu buzima sibyo kuba byari bigenze kuriya wasanga ari nk'ishuri Imana yarigize ngo ikunyuzemo kugira ngo menye inzira zindi ngiye kujyamo kandi buriya impamvu yanabyihutishije warakomeye wabaye umunyembaraga cyane rwose kuko bitari byoroshye ngo ndasaba Imana izamfashe ni ukuri igihe muganga yamaye kizajya nabonye amafaranga y'inyamwishyura ahubwo se mu rugamba kuko wanjye nta niteze ntabwo murabiganiraho gusa iyi minsi yaje nyuma yo kujya kwirirwa mutura n'ibyo bibazo bindi nkavuga ati ure ahangaha rero nubwo uje hano hari ideni ndimo yagiraga ngo none se uyu munsi ko utagiye gucuruza yagenze cyangwa aho umugabo aziye wese ukaranga agataro ka ya manager byanze umunsi nabuze yo kujya kurangura ndifuriza none se imashini yo ntabwo basi wakwiye kwiga imashini kwa kabiri ntabwo njya niga abantu banyandikiye baravuga bati
wese ugiye gucuruza agataro n'ibintu bijyanye no kwiga imashini, ndibaza se kwiga imashini warabihagaritse? Sinabonye umunsi wo kubikuganirizaho cyane, ariko numvaga nacyo kiri mu bintu ndibuze kukubaza. Oya, ntago nabihagaritse kubera yuko nk'uko mbere nakubwiye ati muri buno buzima ntago watabitinga ku kintu kimwe ahantu hose ujyayo. Ndabivangavanga cyane cyane kuri amashini nigira hatari yanjye. Yego. Hari iminsi baba baraduhaye, baba barambwiye ati uyu munsi uyu n'uyu. Ariko impamvu ubona uyu munsi usanze ndi no mu rugo. Uri mu rugo. Yego, hari abandi banyeshuri nabo bagomba kuza baba bari bwige uyu munsi. Cyane cyane ko ngiye no kubisoza ndi kugenda mbimenya. Kugenda ubimenya. So uraje ngena nabyibajijeho byinshi nyine rwati ubwo ngubwo ushobora kubona wenda kujya kwiga imashini biri kugorana n'ubuzima no kubusa n'ubuzima urimo, batereka imashini mbe nyinshi zara ku ruhande bazi nkurikirana ubuzima bw'umuryango wanjye, ariko byose ubwo twibimigisa ni fresh. Wenda iyo minsi babahereza yo kuruhuka cyangwa se yo kuba abandi bari gukora kuri izo mashini, nawe uragiye ubyaza umusaruro cyane. Nta kibazo rwose, courage. Fanga kujya kurangura yabuze umunsi wirirwa no mu mihanda yanyereye. Ayahumura pesa wowe hamwe na umugabo wawe mu gihe cyo mugomba gufata no guhuza amaboko cyangwa se mugahuza mugatahiriza umugozi umwe, sibyo? Mugakora, sibyo? Bagora cyane. Burya babiri bajye inama ngo Imana igira ute? Irabasanga cyane rero. We ntugire ubwoba, ntuterwe ubwoba n'ibyo ngibyo kuvuga ngo biragenda bitya oya. Cyane rwose. Ugomba kugira ute making sure ko n'umugabo wawe umwitayeho byatari, sibyo? Nta hantu yagucikira. Ntabwo Imana yabyemera. Cyane no kubisengera buriya ikintu cyose ntabwo ari abantu babona basubijwe bakibwira ko gusenga cyangwa se gusengera ibibazo bari bafite bihagaze, kandi ari bwo urugamba ruba rugiye kugerwaho. Nibwo urugamba rukomeye pe. Cyane rwose usanga nibwo urugamba rugiye rwatangira. Rero nta gucika intege rwose, ni ugusenga ukamusengera ndetse na radiyene mukarisengera. Ntabwo byoroshye Imana. Kugeza amagingo ya ubu ngubu ku ideni umaze kubona amafaranga angana? Najya abanyafite ntabwo abayingize, nakabaye iminsi ngena kuyaranguza sinirwa nicaye. Reka Mana yanjye. Nyine icya mbere ni uko basi umugabo wanjye yakize. Cyane hamwe n'Imana ngiye nizera Imana yanjye kari nyimbaraga kandi ari nyamaboko. Nekereza yuko ukwezi kuzajya gushira cyangwa iminsi isigaye izajya gushira ari uko amafaranga nayabonye. Niyo Imana ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi nyinshi cyane. Oya, bigomba kuba njye nakubwiye ngo uyu muntu akwibye abakwiye ibyiza koko, kuko ari mwiza ndetse afite n'umutima. Buriya Imana yagendeye ku bintu byinshi cyo kugufasha. Kuko wasanga yararebye akabateye umubyeyi wari mu bibazo bingana gutya, sibyo? Yego. Akaba yaremeye gufata uyu mwana akamuzana akabana nawe akihiringa akarwana nawe Imana ikagira ikintu gushungusha. Niyo mpamvu bavuga ngo gira neza wigendere uko byagenda kose neza uyisanga imbere. Njye burya wa munsi najyaga kukwerekana umugabo wawe ari nkabona aragushwaniye, nkabona yaje no kukuvugisha, yanze no kugusuhuza, nahise numva noneho ibitekerezo byanjye bihindutse. Ndibaza se Imana yanjye uyu mugabo byongeye kujagura, byongeye kugenda nka bya bindi bya mbere, numva birangana. Nigeze ko nawe wagatekerejeho. Nari ngiye guteza ingata umuntu ko mbere nubwo yega atavugaga yanamudebaga basi ukabona na reaction mbagize, none ndaje yanze kumvugisha ugasanga nyine cyane nanjye kubunza umutima ndagati se Imana yanjye ntago byabaye bigenze biti. Umuntu yari yakiza ameze neza, kumbi byari byasoni zari isoni kuko n'ejo bundi yarambwiye ati ariko wowe uragira ngo byari byoroshye. Ndi kubona umuntu umugore wawe aje akagusaga munsi y'imodoka ariho urara, ati ubwo se ari wowe bambwiye ngo uri mu ngarani, aturumva naza nkusekera. Ahubwo se iyo mwicaye byibuze muri mu rugo mujya mubasha gutera story kwa birambe. Mwari mwatangiye yatangira kubikuganirizaho wenda cyangwa wowe utangire kumwibutsa utuntu tumwe na tumwe? Iyo mbindirageje kubivugaho ahita ambwira ati tubyihorera. Ahubwo se umwana yamwakiriye ati?
Imana yamwakiriye. Nabonye naribi. Nabonye naribi pe. Yego. Umwana yamwakiriye ateye abamufata nyine nk'ubu. Nabonye nta mutima mubi n'ukuri kw'Imana. Arega buriya mugabo wawe nta mutima mubagira. Ibyo bintu ngira ngo urabizi. Paseri. Oh yes. Ya. Paseri. Kumera cyane. Yesu ashimahimba. Zanasengesha meza. Paseri. Kuri buriya sinkubeshye. Iyo umuntu ari muri Yesu ubwiza bw'Imana baba mu kuyanganaho rwose. Si ubibona se? Ibyo toto ko wagira ngo uri umwana weje mu gitondo. Naganire mwicaye. Oya na kwicara se twanaganira twihagarariye aha nta kibazo. Nta kintu bitwaye pastor makuru. Neza cyane. Urasa neza. Isumukubita ipasi. Ongera nsuhuza ariko disi we. Cyaburya Imana ikura kure pe. Imana ikura kure buriya nubwo byaba bimeze bite nubwo waba ufite inzara nubwo waba umeze uki urumva wiri mu ijambo ry'Imana Imana iragukuyakuye bikagenda neza. hari ibintu twebwe nk'abantu nk'abakristo dushobora kuba tutazi dukeneye. Hari ijambo nakomojeho ndi kwigisha. Yego. Baneka muri Luka ibice 4. Reka tuhasome nta kibazo rwose. Some na 20. Luka ibice 4 here ku murongo wa mbere. Avuga ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduke umutsima. Reka tube turekeye aho ngaho. Ni umurongo ariko iryo jambo risubiremo neza. Ndumve ntabwo ndumva ritari kuncengera mu matwi neza. Ni ukuvuga ngo umwanzi we yagerageje umwana w'Imana. Aravuga ngo niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Tubishimiye Imana. Ariko nubwo twaganira duhagaze gutya. Ntacyo byabitwaye. Pastor, umunsi wawe wagenze ute? Umunsi wanjye wagenze neza. Wagenze neza cyane. Urabona ko nishimye meze neza nubwo biba bitoroshye ariko ku Mana byose birashoboka. Wadusuye. Nabasuye numvaga mfite amatsiko yo kuza murambabarira kuko ntago nabashije guhitanza wa munsi sibyo ariko numvaga nyine mfite amashyushyu numva mfite amavamuhira yo kuza kureba noneho vibe mufite mwembe na madam wawe. Nageze hano ndimo mubaza ati se bimeze bitarihe mwari mura Satani no umugome pe. Satani no umugome. Ubwo ngubwo no umugome. Reka turi kuvuga arashira ngo story. Arashara koma. Asanga ndi kwiyegeza isafuriya. Hati muraho ati turaho. Ndege sanga nijyashye. Ndamubwira ati ni karibu. Hatese umugabo wawe namwe ati rero yagiye masabisho. Kwe baba we ngo bebe ukuntu swase we. Mbaga twatekereza. Ahubwo se reka nkubwire. Iyo nzejo se byari kunkundira wa muntu eko umuntu abari guhiga muri iyi Kigali ntubizi. Bamufite imirimo myinshi ntago biba byoroshye. Ejo byari umuriro nkuko mukunda kuvuga fire. Byari fire ko. Ejo hari abapasteri baradusengeye. Yego. Cyane ko bananyimitse noneho ubukomeye. Ufite ahantu uzabimbwira sisi ubizi wowe niko sobanura nyashya neza ibyo bintu uzabimbwirira nzabivugira byari bimeze neza
baraje hano turasenga turabyina turarya tumera neza cyane ibintu byari uburyohe turishima koko barangije bambu pasiteri ariko ntabishaka ni ukuri kw'Imana ubu uri pasiteri yewe data oya njyewe babimpaye ntabishaka kubera ko nashakaga kuba umukizwa gusa bisanzwe nkagarukira Imana kuko urabyibuka ibihe byahise ariko ntubigaruke ntabwo nabigaruka buriya mu bihe nashaka no kuzongera gutekereza no mu matwi yanjye no kureba ku hazaza kurusha kureba cyakoze ikintu ahahise burya hadufasha kubaka ejo hazaza hadufasha ngo utazi yava ntamenye yajya urakoze cyane ariko njyewe nashakaga ko kubanza nkafata umwanya imvura imeze nabi iragoye ariko nimwe mwantindije buriya niwe nari ntegereje cyane erega iyo turayiganiriramo burya ngo ijambo ry'Imana rikora se muri kugiramo imvura ikagwa niyo amahindi irahita niyo ku bwa Nowa yarahise ni wowe wari ukimbwira ngo byabigenze bite nuko ntabishaka kubera ko nashakaga kubanza kugarukira Imana nkasenga koko ariko ibi nabyo ntago byambuza cyane ko babinsabye ko ngomba kugaruka nkongera nkaragira inama kandi ibintu bigakomeza bikagenda neza nubwo biba bitoroshye ariko uko biri kose mu Mana ibintu byose birashoboka byose birashoboka ubundi twari kuganira nk'amasaha 3 reka turekere njyewe reka nkwereke sibyo nzagutumira tuganire sibyo madamu wawe twaganiriye bihagije reka ngende nzagutumira twiganire njyewe ubwawe umubwino bw'ibyo bintu byose icyo nashakaga ni ukureba mu maso yanyu gutya mwese murebana twanatuye ibyo bintu si byiza ni byiza reka ngende ndabona imvura ibaye danje sibyo reka ngende ejo wowe ndakwihamagarira wese tuganire sibyo madamu twaganiriye ibindi tuzashaka kuganira hano ni mu rugo sibyo ahubwo reka ngende reka mbashimire rwose Imana iguhe umugisha kandi gukomeze mu buntu bwayo cyane nushaka kumerekeze rwose murabona ko ibintu ni byiza kozi w'Imana ni Yesu wabikoze amen. Sare reka turushaho kubana neza cyane turabakunda.